iyo nka ubona aho ngaho imbere niyo umusaza bita Pierre, amezi yarageze kugira ibyare, noneho mu kujya kubyara ubwo Pierre yari yishimye rwose aziko agiye kujya anywa umuhondo. Ubwo iyo nka ukuntu yaje kuba bigenda nuko nyine iyo nka yahise ewana igaragaza ibimenyetso byo kubyara, maze kugaragaza ibimenyetso byo kubyara ubwo yirukanyira mu veterineri n'ibiki byose, ariko birangira iyo nka yibyariye imbwa. Byagenze bite rero? Bana nanjye muri iyi nkuru yose mbashe kukubwira ukuntu ndaje kugenda ndetse n'ukuntu ubundi uyu musaza witwa Pierre yari umusaza mwiza nyine waturutse mu gihugu cya Uganda. Uyu musaza nta kibazo cye, ntabwo yigeze yanduranye n'abaturanyi, ari nabyo mitamvugira muri video. Nimba ufite umuturanyi mwiza uzakora uko ushoboye ntuzamutakaze, kuko ushobora kuzamutakaza aho wazajya ukaba umenyeye ko abaturanyi bose ari beza, warangiza ukicuza ndetse warangiza bikakuviramo igihombo gikomeye cyane. Dukomeze n'inkuru, kora subscribe ubundi twikomereze. Ukuntu ndaje kuba bigenda rero, uyu musaza nyine ngo yari umusaza mwiza wivire mu gihugu cya Uganda. Ubwo yavuye yo nyine nyuma y'ibyabaye mu gihugu cy'u Rwanda, nawe aje gutura nk'abandi bose, ndetse ahita ashakira mu Rwanda umugore. Uyu musaza abyara abana bagera muri 4. Yari afite n'umugore nyine, umugore uzi no gukora cyane, umugore ari umucuruzi. Ubwo uyu musaza nyine aragenda pe, arorora, arahinga, yikorera imirimo ye aho ngaho muri Kayonza, ndetse atunga abana be. Ariko ngo yari umusaza mwiza ku buryo ngo hari n'igihe wasangaga nyine afite nk'igitoki cyeze, waba wamusaba akaba yaguha n'igitoki cyose, kandi uri umugenzi, nta kintu umuhaye cyangwa nta zindi nyungu agushakaho. Yari umuntu mwiza ku buryo ngo yengaga, noneho ubwo urwagwa rwasha akajya guhamagara n'abandi basaza bakaza bakiganirira. Yari umuntu ukunda gukina urusoro cyane, uri kwiganira n'abasaza bose, ngo kuko ngo arazwi Kayonza, ngo n'umuntu bashaka kuba yatega ewana, ngo yaravugaga ati ngeza kwa muzehe Pierre. None ngo muzehe Pierre yagize inshuti ahantu yari atuye mbere muri Kayonza, ndetse agira inshuti nziza kuko nawe yabaga neza. Noneho aje gukira nyine bamugirisha ari nk'abandi bose, bahita bamurogera umwana wari urangije ishuri, kuko umwana we yarangije ishuri. Ubwo bahita babona ko nyine Pierre wari ufite inka n'imirima, noneho kuva afite umwana umaze kwiga kaminuza ugiye kwiga masters, igikuba gicitse ko noneho ubukire bwe n'ahantu baza kubukwiza, bahitamo kwita biciye umwana. Ubwo Pierre abona amazina agakiri yayandi, ahita akora uko ashoboye kose kugira ngo abashe kuhita ava aho ngaho i Kayonza nyine yari atuye, kugira ngo ahite yikomereza arebe ukuntu yashakisha ubuzima ahandi. Ubwo yahise ajya ahantu ngo muri Bugesera, agiye muri Bugesera nyine arakomeza ajya gushakishiriza ubuzima, ariko ubuzima buza kwanga, kubera ko nyine ngo inka yari afite n'ahantu yari agiye ntabwo byashobokanaga, ntabwo inka zabonaga ubwatsi. Pierre rero hadaciyemo kabiri ngo n'umugore we yaje gupfa. Ubundi kugira nyine mbatangirire inkuru ya Pierre, noneho nze kurangiriza ku iyo y'inka yaje kubyara, nimba yarabyaye, ubu sinzi ukuntu twabivuga. Noneho ubwo nyine uwo Pierre ubuzima buranga, atangira kubaho mu buzima adafite umugore, ahita akora uko ashoboye, ashaka undi mugore kugira amufashe kurera abandi bana, kugira amufashe kubarera nyine akomeze n'umuryango. Pierre yari umuntu mutoya, nuko byaje kuba bigenda. Ubwo barabana nyine byatari, ndetse ngo banagira ibintu byinshi kurushaho. Ubwo Pierre bahita bahitamo kwisubira muri Uganda. Ubwo noneho Pierre ariko ngo yemerera umugabo baturanye aho ngaho yari yaravuye akiva Bugesera, amwemerera ko yazanamo inka ze mu rwuri zikajya zirira ku bwatsi, dore ko Pierre yari umutunzi, yari yaraguze uruguri runini. Noneho uyu Pierre mu kwemerera uyu mugabo ngo inka ze zijye ziza kurya ubwatsi bwe, kandi Pierre nawe afite
ubwatsi afite inka, mwumve ko Pierre yari umuntu mwiza akemerera ko inka z'abandi ziza kurya mu bwatsi bwe, mwumve uwo mutima yagiraga, ariko bakananga bakamuhemukira ko nyine uyu mugabo yazanaga inka ze zikarya ubwatsi bwa Pierre ndetse ntihagire ikintu amwishyuza, ariko noneho Pierre akaba afite ngo inka nziza yakundaga, ndetse ngo uyu mugabo yamusabye ko Pierre yamugurisha iyi nka noneho, ariko nyine Pierre aranga. Ukuntu nyine ngo byahise bigenda, ngo uyu mugabo nyuma y'uko uyu Pierre yanze kumugurisha iyi nka, uyu mugabo yaragiye afata nyine agenda mu bapfumu ababwira icyifuzo cye nyine ko uyu Pierre afite inka kandi uyu mugabo akaba ashaka kuyigura, rero ko bagomba kuroga iyo nka ya Pierre ngo nizabyare, ngo kuko ngo uyu mugabo ntabwo yifuza kubona inka za Pierre ngo zibyara, ngo iyo nka ye ngo itazabyara ngo ikagira inka nziza kumurusha. Kandi mu by'ukuri uyu mugabo kugira ahure na Pierre n'ubundi baje guhurira mu rugo rw'uri rwa Pierre, bahuye Pierre ari kumufasha, ariko ukuntu gufasha abisi bigora, ngo uyu ngo Pierre ngo ntabwo agomba kugira inka nyinshi yo kurusha uyu mugabo, kandi uyu mugabo ari we usaba ubufasha Pierre, ari nawe uzana inka ze kugira zize kurya mu bwatsi bwa Pierre, ariko aranga ngo ntabwo ashaka ko kurushwa inka na Pierre. Nuko byaje kuba bigenda, uyu mugabo yagiye kurogesha izi nka pe, arazirogesha atega ubwo burozi bwabo abutega ngaho mu bwatsi, ariko nyine ngo bubasha gufata iyo nka, niyo yaburiye nyine, niyo yabaye igitambo. Noneho ubwo byaje kuba bigenda, iyo nka nyine bamarana amezi 9 uwo mugabo na Pierre atari yamumenya, ariko ngo akajya amucira ku mayange, uwo mugabo akavuga ngo iriya nka nyabona ngo itazabyara ngo neza. Pierre akavuga se kuki itazabyara neza kandi hari abaveterineri bo kuyibyaza, kandi hakaba irya n'ubwatsi inywa n'amazi, bimeze bite? Ngo yango njya mbyiyumvamo nkabona ngo ntabwo izabyara neza. Ubwo nyine ntabwo yabitinzeho nyine, akajya bibanira utyo, akagira n'imikino, ariko ni ibintu by'imikino ari kuvuga, ariko nyine yaje kubibona kuko amezi 9 ngo yarageze, igihe cyo inka iragira, amezi 9 yarageze, inka yerekana ibimenyetso byo kubyara. None ubwo biba ngombwa ko bahamagara veterineri, ndetse inka bakaza bakayibyaza. Mu kuza kubyaza inka, ikintu cyabatunguye nuko bagize ngo ubwo haraza umutwe w'inyana bakurure nk'abandi bose, babona n'utubwana turi kugenda tumeneka, n'utubwana turi kugenda twisuka. Pierre yararaho, hari n'abayobozi, ngo nta kindi cyabaye nyine uretse kwita bafata Pierre rwose, bakahita bamujyana ahantu wenyine, bakahita batangira kumuganiza kugira Pierre adakora igikorwa kitari cyiza, kuko yahise akekwa wabikoze, ndetse Pierre ahita avuga ngo inka ze zose nimuzinkurire mu rwuri muzijyane, ninkomeze kuzibona, njye ntabwo ndi umugome nkawe, ntabwo nakwangiza inka, ariko namukoreye neza, icyo anyituye ni inabi. Uyu Pierre nyine bahise bamufata, batangira kumuganiza, ndetse bamubwira ko nyine inka kuba ibyaye, sinzi ko navuga ni ukubwagura, tuvuge kubyara, inka kuba ibyaye imbwa ntabwo nyine ni ibintu bikomeye, ariko nyine yihangane kuko afite n'izindi, akagari kemera kumushombosha, kamuha inka 2 za miliyoni, kiyemeza kumushumbusha ko nyine Pierre ni umuntu babanaga neza. Rero akagari kumvishe igihombo cye, bemera kumushumbusha.